twahishuye tugaragaza isi y'umwuka twita ikuzimu, igice cyitwa ikuzimu. Mu ijambo ry'Imana twagiye dusobanura tuvuga ko hari abantu kubera kutamenya no kutajijuka batazi yuko ikuzimu habaho, ariko mu ijambo ry'Imana aho nagarukiye nagaragaje ko ikuzimu Bibiliya ihavuga inshuro 111. Isezerano rya kera turabashuhuje bakundwa ba channel yitwa Tsinda TV, mugire amahoro, ubuntu bw'Imana bubane namwe aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, mu bantu bumva ikinyarwanda. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu kivuga ngo menya isoko y'ibibazo ucamo n'uburyo wabihagarika. Mu gice cyaho cya gatanu ndabizi neza yuko uri buze guhabwa umugisha. Byarikira abantu benshi kujya kuri YouTube bandikemo Tsinda TV, bakurikirane ino channel yitwa Tsinda TV kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi bacamo muri ubuzima bwa hano ku isi. Mbere yuko twinjira muri iki kiganiro, reka tubanze dusenga Imana. Turagushimira Data twese muri mu ijuru n'isi, Imana nyamana, wowe ubeshaho ibiboneka n'ibitaboneka, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ko tungiye kugaruka muri cya kiganiro menya isoko y'ibibazo umuntu acamo n'uburyo byahagarikwa. Niwe Mana ishobora byose kandi izi byose, umenye iby'abantu batazi, kandi kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe ukaduhishurira ibyo ngibyo abana b'abantu batazi kugira ngo tubashe kubimenya, kuko utifuza yuko ab'isi baba mu mwijima, ahubwo bifuza ko baba mu mucyo. Muri uyu mwanya duhamagaye umwuka wawe, duhamagaye imbaraga zawe kugira ngo bikorane natwe, duhinduke akanwa kawe, abatwumva bose bakira ubuzima biciye mu ijambo ryawe. Ibyanditse byera bihamya yuko wohereza ijambo ryawe ugakiza abari mu isi. Reka n'aka kanya wongere guca mu ijambo ryawe ukize buri wese uduteze amatwi. Dufunze imbaraga za Satani, imbaraga z'imizima, amajini n'imikorere yose ya Satani. Waduhaye ubutwari n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Udusezeranya ko nta kintu kigomba kugira icyo kidutwara rwose. Buri mikorere yose y'umwanzi turayifunga mu izina rya Yesu. Tururikije ubwami bw'Imana, tururikije imikorere y'ubwami bw'Imana kuba dukurikiranye n'abatureba bose mu izina rya Yesu. Bakire ubuzima, bakire kubaho. Urakoze kuko uri Imana, ndagusenga ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Shalom bakundwa muri Kristo Yesu. Murabyibuka yuko aho duherukira twari turimo turahishura tugaragaza imva n'imvano z'ibibera hano mu isi, noneho tuza kureba inkomoko ya bimwe mu bibazo bigenda biba ku isi. Uyu munsi turaza kureba inkomoko y'indwara. Mu minsi yose mu kiganiro cyatambutse twagiye tureba inkomoko ya bimwe mu bukene n'ubujura, aho twahishuye ubujura bwo mu mwuka. Ubujura bwo mu mwuka, iyo tuvuga isi y'umwuka, abasanzwe badukurikirana kuri channel Tsinda TV, twavuze ko Imana yari isi iboneka. Isi iboneka yitwa isi ifite imibiri ariyo yacu. Yongera kurema isi itaboneka. Iyo isi itaboneka niyo twahishuye tugaragaza ko ariyo twita isi y'umwuka. Isi y'umwuka twayigaragajemo ibyiciro bibiri. Tuvuga isi y'umwuka. Iyo tuvuga isi y'umwuka ni ukuvuga ngo tuba tuvuga ko hari isi iba n'ibindi biremwa by'umwuka bidafite umubiri wowe utabonesha amaso yawe, iba n'ibyo biremwa by'umwuka, niyo twita rero isi y'umwuka. Isi ifite imibiri ni iyi ngiyi twebwe abana b'abantu, buri muntu wese ufite umubiri n'inyamaswa n'ikindi byose bifite imibiri bibamo. So rero aka kanya twahishuye tugaragaza isi y'umwuka twita ikuzimu, igice cyitwa ikuzimu. Mu ijambo ry'Imana twagiye dusobanura tuvuga ko hari abantu kubera kutamenya no kutajijuka batazi yuko ikuzimu habaho, ariko mu ijambo ry'Imana aho nagarukiye nagaragaje ko ikuzimu Bibiliya ihavuga inshuro 111. Isezerano rya kera rihavuga inshuro 89. Isezerano rishya rikavuga inshuro 22. Kera mu byanditswe byera ubundi mu gihe cy'Abayahudi, iyo abahamya gihamya yari babiri cyangwa batatu. Iyo umuntu yabaga yakoze amakosa hakaboneka abantu babiri bamuhamya cyangwa bamushinze ibyo yakoze, uwo muntu icyaha cyaramuhamyaga. Gihamya ni babiri cyangwa batatu. Noneho hano Bibiliya turabona ko ihamya
ikuzimu inshuro 111 zose. Ni ukuvuga ngo icyatumye Imana yemera ko byandikwa muri Bibiliya kugira ngo abantu bamenye, basobanukirwe, bajijuke, bamenye ko iyi si tubona hari n'izindi si zindi zihari zo zikomerezamo ubuzima bwo mu mwuka. Twasobanuye rero ko umuntu ari umwuka, umuntu atari umubiri. Umubiri ni housing, ni inzu umuntu atuyemo. Umuntu tuvuga ko ari umwuka. Umuntu ni umwuka uba mu nzu yitwa umubiri. Noneho tugaragaza ko n'Imana nayo mu mwuka yo nta mubiri igira, niho dutandukanye nayo. Yo ni Imana y'umwuka yaremye ibiremwa by'umwuka, ibyo twita abamarayika. Abamarayika baba mu byiciro bibiri, hari abamarayika b'umwijima ariko bose bari abamarayika b'umucyo, bamwe baza kugoma bajya mu gice cya Satani bitwa abadayimoni, baravumwa bitwa abadayimoni, aribo bamarayika b'umwijima. Na Rusuferi wabo mukuru wabo ari Satani, twavuze yuko muri Bibiliya imwita ngo ni Imana y'abiki gihe. Naravuze mu gice cyatambutse ngo ntuzikange cyangwa se ntuzikange igihe cyose umuntu avuze Imana ni nyinshi ariko Imana nyakuri ni imwe rukumbi. Nk'uko tubona mu gihugu uyu munsi nabivuze kuri radio, ndavuga nk'uko tubona mu gihugu ba perezida bashobora kuba benshi, ba perezida b'amashyirahamwe runaka, ba perezida w'imishinga runaka, ariko tukaba tuzi iyo dushaka kuvuga ngo perezida w'igihugu tuvuga ngo ni perezida wa Repubulika witwa Paul Kagame. So nuvuga ngo rero nako n'Imana ari nyinshi mu isi, ariko Imana imwe rukumbi yitwa Uwiteka uhoraho, Imana y'amahoro y'umugisha. Ndabizi urafashwa kuri wowe udukurikiranye, kandi usangize n'abandi kugira ngo babashe gufashwa ibyo inawe bigufasha. Noneho rero iyi ikuzimu twavuze yuko niho hari icyicaro gikuru cya Satani. Nk'uko tubona perezida agira perezidansi, icyicaro gikuru muri perezidansi tukaba tuzi ngo uyu munsi nabivuze kuri radio ndavuga ngo hari icyicaro gikuru muri perezidansi ni mu Rugwiro hari i Kigali. Niko icyicaro gikuru cya Satani ari kuzimu. Ikuzimu dusobanura yuko ni ahantu henda hafitanye isano n'aho twita Gehinomu, ni ahantu habi cyane. Twavuze ko ari ahantu bacurira ibyago n'amakuba n'iyindi migambi mibisha yuko ubuzima bw'isi bugomba kugenda, aho kiremwa muntu kigomba gutegekwa, kikayoborwa, kikinjizwa mu buzima bw'imibabaro. Twasanze yuko mu mugambi Imana itifuza kubabaza umuntu. Mu maganya ya Yeremiya biravuga ngo Imana ninezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Naravuze ngo nta nyungu z'Imana zo kubona abantu babaye, nta nyungu z'Imana zo kubona abantu bafite agahinda, no kubona abantu ari abakene, babuze ibyo barya, babuze ibyo banywa, babuze cyangwa se nk'izi ndwara. Ibyo byose hari abantu bibeshya ngo bituruka ku Mana ariko bidaturuka ku Mana. Noneho reka twongere tugaruke mu gitabo cya Yobu, aho twabonye ukuntu mu gice cyashize twabonye ukuntu Satani yasabye Yobu. Amaze gusaba Yobu, Satani aragenda abwira Imana ngo ariko sugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa, yamuhaye ubutunzi, haramurinda, n'ibyo afite byose irabirinda, biba amahoro masa. Reka duse ngaho turasoma gatoya, turaza dukomeza kuri topic y'uno munsi. ngo nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kwizeramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye yewe yuko ari ntawe wanjye nawe mu isi ikora umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo yewe yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Urumva ngo ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Ni ukuvuga ngo buriya iyo ufite umutungo wawe ukaba ufite umutekano, Satani biramubabaza. Urumva nicyo kintu yahise areklama, yahise abwira Imana ngo ntiwamurinze n'inzu ye n'ibyo atunze byose. Suti mukundwa, iyo utunze, iyo ugize intambwe ugeraho yo gutunga, ntabwo Satani biramubabaza. Wambaza ngo nukubera iki bimubabaza? Satani ajugunywa mu isi nta kintu yahawe, yaje ari inzererezi zizerera mu isi. Isi imaze gutunganywa, Imana imaze
kwishyiramo imitungo yose, diyama, zahabu, amatungo yose imaze kuyashyira mu isi iyaha umuntu ngo ayatware. Niyo ngo turimo umuntu mu ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja, ibisiga byo mu kirere, ngo n'amatungo yo mu isi n'ibyigenza byose bifite ubugingo. Urumva impamvu yo kuremwa kwanjye nawe ni ugutwara. Njye nawe nk'uko nabivuze turi abatware batwara umutungo w'Imana. Satani rero nta kintu yahawe gutwara, kuko yo nta kintu yahawe gutwara. Iyo yabonye uri umutware ufite ibyo utwaye, ufite ubutunzi, biramubabaza, akora ibishoboka byose kugira ngo akunyage ibyo ufite. Ndababwira ngo hari abantu benshi muri iki gihe cya none bari mu buzima buri hasi, mu buzima bukennye buciriritse, atari bwo buzima bwabo. Wowe mpeza amatwi ndagira nkubwire ngo ubuzima wibonamo si bwo bwawe. Hari uwakunyaza ubuzima, hari uwakunyaza ibyo wakagombye kuba ufite. Noneho dukomeje gusoma ahangaha turasoma ngo maze Satani asubiza, dusomye ku murongo wa 11 aravuga ngo rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Urumva ijambo rya mbere yabanje kumubwira ngo rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose. Burya bwose hano urabona yuko igihe watunze Satani agira ishyari. Imana y'amahoro iguhe gutunga mu izina rya Yesu, guhambure gukure mu buzima bwose bw'ubukene mu mbaraga z'umwuka wera. Ahangaha rero twaje kureba, tuza kureba ukuntu nyuma y'aho ngaho Satani avuye imbere y'Imana yahise yinjira mu bantu bitwa abasheba, baragenda bisuka mu nka za Yobu n'amatungo ya Yobu, barabica abashumba bari baragiye mu matungo barayatwara. Ahangaha duhita tubona ko ni ubujura bwatangiriye mu mwuka, mu isi itagaragara, aho Satani narabisobanura ngo ni amashitani avikuzimu akinjira mu bantu, umuntu akaza akaba yagutwara icyawe, wowe ukibwira ngo ni ibintu byakagombaga kubaho, ariko ni imyuka yinjiye mu muntu, arakwesikoroka, arakunyaga, birangira wibwe cyangwa usahuwe. Ariko hari uburyo bwo guhagarika izo mbaraga. Nakubwire ngo muri iyi si nk'uko nabivuze, kugira ngo ubashe kuyijera no kuyibamo, urangize urugendo rwawe hano mu isi ufite umubiri neza kandi ukomereze mu bundi buzima, bigusaba gusobanukirwa isi y'umwuka icyo ari cyo. Isi y'umwuka, isi y'umwuka rero wamaze gusobanukirwa icyo ari cyo, twavuze ko nta kintu kibaho hano muri ubuzima bwa hano ku isi kitatangiriye mu mwuka, kiba cyatangiriye muri iyo si twita isi y'umwuka. Noneho iyo ushaka kugira icyo ugeraho mu buryo bwo mu mwuka kandi kirambye, nuko ugomba kumenya isi y'umwuka. Iyo tuvuga isi y'umwuka ntabwo dushaka kubigisha isi y'umwuka yindi, tumumenye igice cyitwa ikuzimu, kuko hari aho hantu twumvise bivuga ikuzimu, hari abamanuka bakajyayo, bakamanuka bakajya, nubwo ari isi y'umwuka hari abayajyayo bafite imibiri, hari n'abajyayo badafite imibiri bakamanuka mu buryo bw'umwuka. Iyo kuzimu kuko nabivuze igira abaturage cyangwa se abayiyobotse, ikagira abatambyi, ikagira abayobozi, ikagira abayitwarira, ikagira abayitegekera. Navuze yuko Satani adashobora gukora hano ku isi igihe cyose adafite umuntu. Nk'uko tubona hano muri iki gitabo, Satani kugira ngo ajye kunyaga Yobu, ibyo yari afite byabaye ngombwa ko yinjira mu mibiri y'abantu bitwa abasheba. Abasheba baragenda banyaga amatungo ya Yobu. Ndagira nkubwire ngo Satani we ntiyabasha kukugeraho adakoresheje umuntu. Ibyo ucamo byose, ubuzima uciyemo, ubuzima bumwe na bumwe, imiryango irimo iracamo, hari abantu babyihisha inyuma, hari abantu babyihisha inyuma. Abo bantu babyihisha inyuma rero baba bakora gute? Ni abantu baba bahagarariye Satani hano ku isi. Hano ku isi hari abantu b'igiciro bibiri. Mu gice cyashize mu bazakurikirana ikindi ngiki bizasaba kugira ngo batangire basubire bakurikirane n'ibindi. Mu gice cyashize hari abantu twagiye tugaragaza abana b'Imana n'abana ba Satani, tubagaragaza hano mu isi ko hari abana ba Satani n'abana b'Imana. Tugaragaza ko uburyo Imana ibyara n'uburyo Satani abyara. Muri iki gice rero gusobanurire ko Satani kugira ngo akore bisaba kugira ngo abe afite ba bantu be acamo, yinjiramo, kuko Satani mu mwuka si ikintu kigenda n'amaguru wabona gitambuka kigenda muri isi bifite imibiri. Kugira ngo rero gikore muri isi bifite imibiri gisaba kugira ngo kibe gifite umuntu gikoresha. Hano rero cyakoresheje abasheba, baraza batwara iki? Batwara umutungo wa Yobu, bica abagaragu be. Birashoboka rero hakaba hari ubwisikoro bwagukorewe, birashoboka ukaba warigeze kwibwa, birashoboka ukaba warigeze gusahurwa, birashoboka ndetse ukaba udukurikiranye hari ibibazo urimo uracamo bitandukanye utarasobanukirwa imva n'imvano zabyo.
ukibeshya ngo ni ubushake bw'Imana cyangwa se ubugombe bw'Imana nk'uko abarundi babivuga. Ibyo ucamo hari ibyo abantu bacamo ari ubushake bw'Imana igira ngo bigishe, ariko hari nanone n'ibyo abantu bacamo ari umwanzi wabasabye ugira ngo abatoteze. Dukomeje rero ndagira ngo umunsi tugaragaze inkomoko y'indwara abana b'abantu bahura nazo. Reka dusome igitabo cya Yobu igice cya mbere n'umurongo waho wa 20. Reka duhere ku igice cya kabiri umurongo waho wa mbere, ngo Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka na Satani ashengereye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati ngiye gutambagira isi no kwizereramo. Naravuze ngo iyo Satani atambagira mu isi anayizereramo ntabwo ari ugupfa kuzerera gusa, hari ikiba kimugenza mu isi. Birigaragaza yuko ikiba kimugenza ni ukwiba, kwica, kurimbura. Ndagira nkubwire ngo Satani niwe ukuriye ubujura bwose bukorwa hano mu isi, ni ukuriye ibikorwa bibi byose by'urugomo bikorwa hano ku isi. Noneho rero iyo uri umujura ni ukuvuga ngo hari shitani riba ryarakwinjiyemo rishinzwe kugukoresha muri ubwo buryo bwo kwiba. Iyo uri umusambanyi shitani riba ryarakwinjiyemo rishinzwe kugira ngo rigukoreshe ibyo bikorwa by'ubusambanyi. Ndahubwire ngo umuntu ku giti cye nta kintu yabasha gukora atagihawe n'umwuka. Niba utagihawe n'umwuka w'Imana ugihawe n'umwuka wa Satani. Yesu yaravuze ngo ntacyo nabasha gukora ku bwanjye kiretse data. Ndahubwiye ngo nta kintu wowe wabasha gukora. Hari abantu benshi tuzagaragaza n'inkomoko y'ibyaha. Hari abantu bari batsikamiriwe mu businzi, mu busambanyi, mu ngeso mbi atari ku giti cyabo, ahubwo hari umwuka ubarimo wabatsikamirishije ubategeka kuba muri izo ngeso. Ariko muri Kristo Yesu izo ngeso zagucikaho mu izina rya Yesu, kuko Satani kugira ngo ajere ubuzima bwawe biheze mu mibabaro bisaba kugira ngo nanone agusunike n'ingeso runaka. Ya ngeso runaka cyangwa cya runaka nikikwiziniraho bikamubashisha kukudomina, gufunga imwe mu migisha yawe wari ugenewe kuba hano ku isi, wari ugenewe kuba mu hano mu isi, cyangwa se bikamubashisha kudomina zimwe mu mpano zawe Imana yaguhaye ntizibe zikikuzanira umusaruro, kuko umuyoboro we ari cya cyaha aba yaragushyizemo. Imbaraga z'Imana zikubohora mu cyaha mu izina rya Yesu. Hano rero turabona yuko navugaga ko Satani adatambagira isi no kwizereramo ari gupfa kugenda gusa, ahubwo akazi kiwe aba arimo arashakisha uwo yiba, arimo arashakisha uwo yica ndetse n'uwarimbura. Ku murongo wa 3 Uwiteka abaza Satani ati aho witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawe wanyu nawe n'isi, ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana akirinda ikibi, yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. 4 maze Satani asubiza Uwiteka ati umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe, ariko noneho urambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati dore mu maboko yawe, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa abe ari bwo wirinda. Urumva ko umubiri wawe nawo iyo utekanye ufite amahoro, ibyo ubwabyo ntabwo umwanzi bimunezeza. Urumva ko icyo yahise avuga, yaravuze ati rambura ukuboko kwawe ukore ku mubiri we, ukore ku magufwa ye. Birashoboka kano kanya umubiri wawe ukarukozweho, umwanzi yarawukozeho. Turaje turebe ukuntu byagenze Satani akiva imbere y'Uwiteka, ibyo yakoreye umubiri wa Yobu. Birashoboka rero nawe ukabura umwe uduteza amatwi cyangwa uzadukurikirana uzasanga warakozwe ku mubiri, ariko biracyashoboka ko imbaraga z'Imana zishobora kukubohora. Ubyibuka Yesu ahamagara abigishwa be 12 yabahaye ubutware, aravuga ngo mugende mwirukana abadayimoni, mukize indwara zose n'ubumuga bwose. Mu Matayo igice cya 10 n'umurongo wa 1 nuvuga ngo Yesu yadusigiye ubwo butware bwo gukiza indwara zose no kwirukana abadayimoni n'ubumuga bwose mu izina rya Yesu. Iyo wizeye urakira kubohoka. Reka dusome rero dukomeze ku murongo wa
wa karindwi ngo nuko Satani ahera ko arasohoka ava imbere y'Uwiteka ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro. Urumva ko icyo Satani yakoze yahise amutera ibibyimba bihera mu mutwe bigera hehe mu bworo bw'ikirenge. Urumva ko hari indwara iyi ndwara wibajije usobanutse cyangwa se utekereje neza, ese ibi bibyimba ni Imana yabiteje Yobu cyangwa ni Satani wavuye imbere y'Uwiteka ahita amuteza ibyo bibyimba? Dukomeje rero ni ngo hari indwara hano turabona indwara ko Satani ashobora kugusunikamo indwara ukabana nayo ukagendana nayo ari we wayisunitse akayitereka mu mubiri wawe kugira ngo asenye wa mubiri wawe akawuterekamo indwara runaka. Umunsi umwe nigeze kubaza mu dogiteri ndamubaza nti virusi ni iki? Barakubwira yagerageje kugusobanurira ati ni udukoko tutagaragara gutyo gashobora kuba gateza indwara runaka. Sasa ukibaza ngo agakoko katagaragara katabonwa n'amaso y'abantu ni gakoko bwoko ki? Ugahita ubona ko nyine ni agakoko k'umwuka bisaba kugira ngo kabonwe n'ibyuma by'abaganga za microscope. So ni ukuvuga ngo rero dayimoni iyo Satani mu mikorere ya Satani abasha kwihindura agasimba runaka. Abadayimoni bashobora kwihindura udukoko runaka, bashobora kwihindura utuvirusi runaka. Twa tuvirusi tukagenda tukinjira muri uwo muntu tugateza za ndwara muri wa mubiri w'umuntu. Ndagusengera mu izina rya Yesu wowe unteze amatwi, niba urwaye sida, ukaba urwaye kanseri, ukaba urwaye diyabete, ukaba urwaye buri ndwara yose urwaye mu gifu, mu nda, mu mugongo, mu mutwe, ndohereza umuriro w'Imana mu izina rya Yesu wowe unteze amatwi ukaba ufite icyo kibazo. Ndagira ngo ntangire gusengana nawe, imbaraga z'Imana zikubohore. Umaze gusobanukirwa ko abadayimoni bashobora kwihindura amavirusi runaka akaza kinjira mu buzima bw'umuntu, yamara kwinjira mu buzima bw'umuntu abaganga bagapima bakabona ku gakoko ariko amaso wowe utarigeze ukabona kinjira mu buzima bwawe, utaramenye n'igihe kinjira mu mubiri wawe, ariko ni agakoko ko mu mwuka, kagasimba ko mu mwuka kinjiye muri kitwa virusi gakora uburwayi mu buzima bwawe. Ndasenga muri aka kanya umuriro w'Imana n'imbaraga z'Imana bitwike buri virusi yose iri mu maraso yawe, yaba ari virusi itera sida, yaba ari virusi itera kansa, yaba ari virusi itera diyabete, buri ndwara yose kurimo ndamanura umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nsengane nawe usubire muri aya magambo, vuga uti Mwami Yesu uri Imana ibohora, uri Imana ikiza. Aka kanya ndasenya buri virusi iri mu mubiri wanjye, indwara ari virusi yoherejwe muri nge ariko ari shitani ryaje kugira ngo rinsenyere umubiri. Sohokamo, va mu mubiri wanjye mu izina rya Yesu, va mu maraso yanjye, subira mu va mu maraso yanjye, va mu ngingo zanjye, va mu nyama z'umubiri wanjye mu izina rya Yesu. Akira gukira kandi usubire muri ayo magambo ubyize. Ndakubwira ngo hari abantu bapinga amagambo, ariko reka nkwibutse amagambo ava mu kanwa k'umuntu n'amagambo arakaze cyane. Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka, umubiri ntacyo umaze. Ndagira nkwibutse ko Imana irema isi nta kintu yigeze ikoresha keretse kuvuga. Yaravugaga ikivuze kikamera gutyo. Yaduhaye ubwo bushobozi, iyo tuvuga ntabwo dupfa kuvuga gusa, ahubwo ibyo tuvuga biraba. Nahoze ndimo ndaganira n'umuntu tuvuye muri studio za radio, atangira kumpa ubuhamya bw'umuntu wari utangiye kwiga isi y'umwuka, ukuntu umuntu ashobora kwinjira mu bitekerezo by'undi. Noneho sasa nkaba nakujera ibyo utekereje, akaba ari njye watumye ubitekereza. Wabona amafaranga nkaba nzi ukuntu nakujera mbere y'uko uyarya ukabanza ukayampaho. Hari abantu biga isi y'umwuka bakayiga, bakayiminuza, bakayisobanukirwa. Abandi ugasanga hari abantu babaye mu buzima butsikamiwe, babaye mu buzima bw'imibereho mibi, imibereho y'ubukene buciriritse, ubukene bwa bundi usanga umuntu agoswe n'ubukene impande n'impande, akibwira ngo ni ubushake bw'Imana atari ubushake bw'Imana, ahubwo hari abantu binjiye mu buzima bwawe ariko kandi ari intumwa za Satani. Ndagusengera kugira ngo buri ntumwa ya Satani yinjiye mu buzima bwawe igusoke mu izina rya Yesu. Akira amagambo y'ubugingo. Iyo dukomeje tugasoma tukabona izi ndwara zaje zikinjira mu mubiri wa Yobu, tubonye neza ko zitari indwara zipfuye kuza gusa. Hari ahantu zari zagize gute, zari zirimo zirategurwa. Yobu yibereye mu rugo rwiwe ntazi kiri kujya imbere, kumbe mu mwuka
mu isi y'umwuka hari impaka ziri kumugirwa, hari imigambi irimo iramucurirwa yuko agomba kugirirwa nabi. ndagira ngo usengere mu izina rya Yesu abagucurira imigambi n'inama zo kukugirira nabi turazihagarika mu izina rya Yesu. mu bice bizakurikira tuzatangira kwiga noneho ibintu bijyanye n'inama za kirozi, ukuntu abarozi bashobora guterana kugira ngo bazinge umuryango, babahe umuryango, bazinge igihugu, bice ubuzima bw'abantu. mu buryo bw'umwuka tuzagaragaza ibintu twita inyenyeri zo mu mwuka, aho tugaragaza ko buri muntu wese afite inyenyeri yiwe y'icyo agomba kuba cyo, igaragaza ihagarariye icyo agomba kuba cyo, n'uburyo izo nyenyeri zibwa zigasahurwa zikamanurwa ikuzimu zigahabwa bamwe na bamwe bagiye kuramya Satani. reka nkubwire nk'iri ibanga kimwe mu bintu bibaho hano ku isi. wowe ushobora kubona abantu barahirwe bazamutse bagakira, cyangwa umuntu yahagurutse yabaye icyamamare runaka. mu kurema kw'Imana no mu rukundo rw'Imana, iyo iremye umuntu imuremamo imuha icyitwa impano zizamutunga kandi zizamubeshaho. izo mpano rero zitandukanye n'izi ngizi twita impano z'umwuka zo mu nsengero. Imana ishobora kuguha impano yo gucuruza, ishobora kuguha impano y'ubunyamakuru, ishobora kuguha impano yo gukina umupira, ishobora kuguha impano yo gusetsa abantu. ibyo ngibyo ari byo bizagutunga. ishobora kuguha impano ishobora kuguha igikundiro. ibyo rero bigira inyenyeri zabyo. mu isi y'umwuka barabibona, bamwe mu bafite amaso y'umwuka ataranga inyama babibona izo bakaza bakazizinga bakazifata zigahabwa abandi. ugasanga igikundiro gukundwa akagombye kuba kuriho kwaragiye ku bandi. imbaraga z'Imana zibohora igikundiro cyawe mu izina rya Yesu. imbaraga z'Imana zikugaruriza ibyo wanyazwe n'ibyo wibwa n'ibyo wasahuwe. imbaraga z'Imana zigarura umubiri wawe. hano turabona hano yuba ahindurirwa umubiri agahabwa umubiri wuzuye indwara, yari afite umubiri muzima. birashoboka nawe ukaba wari waravukanye umubiri muzima, aka kanya ukabona urimo uragenda umugara bikitirirwa ibindi bintu. iyo dukomeje kureba kino gitabo cya Yobu hari ahantu tubona ababaga barokotse ibyago byabaga byabaye kuri Yobu bazaga bamubwira bati hari umwe waje aramubikira ngo umuriro w'Imana wamanutse uva mu ijuru utwika amatungo yawe. ariko se twasesengura tukibaza ngo uriya ni umuriro w'Imana koko wavuye mu ijuru utwika amatungo ya Yobu? tugasanga atari umuriro w'Imana, ahubwo wari umuriro wa Satani. kumbe Satani ashobora kumanura umuriro agateza ikiza runaka, ashobora kumanura umuyaga ugaca ahantu runaka ugasenya amazu, ugasenya iki, bikiterwa ibiza bitandukanye. b'abahanga b'iy'isi n'abanyabwenge b'iy'isi bagashakisha imva n'imvano z'iyo miyaga, kuko bo badasobanukiye ibintu by'umwuka n'ibibaho bakabishakisha ibintu bakabivugira mu rwego rwa science. ariko hari ibindi byabaye mu mwuka, hari imyuka yamanutse yihindura imiyaga. twavuze ko ibiremwa by'umwuka bishobora kwihindura icyo bishaka. Shitani ishobora kwihindura inzoka. mu ishyamba Edeni yihinduye inzoka. aho ngaho tubona amashitani yihindura umuriro agatwika amatungo n'abagaragu ba Yobu. tubona nanone binjira mu basheda, bakinjira mu basheda bakanyaga. ariko mubyirukanye ijambo ry'Imana. iyo dusomye muri Luka igice cya 10 n'umurongo waho wa 18, Yesu yaravuze ngo nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi atanga isezerano avuga ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. ndagira nkubwire ngo kimwe mu byagufasha kugira ngo Satani adahangara ubuzima bwawe, Satani adakontorora ubuzima bwawe n'abakozi biwe, nuko ugomba kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe. wamara kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe ukiga iby'Umwami Yesu, ukiga ijambo ry'Imana cyane ukarisobanukirwa, ugaca muri deliverance. wamara guca muri deliverance ukabohoka. icyo ni ikintu rero gishobora kugufasha kuba mu buzima bufite umutekano, mu buzima burindwa bya biremwa by'umwuka, aribyo twita abadayimoni cyangwa se iyo myuka mibi. Imana y'amahoro iguhe umugisha, kuko muri Yesu Kristo wenyine, aho Yesu niwe wenyine watsinze ibyo bintu, atsinda urupfu, atsinda ikuzimu, atsinda Satani. twavuze yuko rero ikuzimu ni ukuvuga ngo ni inkingi nkuru, ni inkingi ndavuga ngo Satani mu kubaka ubwami bwe yabwubakiye ku nkingi cyane cyane ebyiri zifatika. inkingi ya mbere yitwa ikuzimu, inkingi ya kabiri ikitwa urupfu. izo ni inkingi ebyiri Satani yubakiye zikanga abantu, cya mbere ikuzimu n'urupfu. noneho kuzimu n'urupfu nibyo Satani yubakiye ubwami bwe kugira ngo agirire nabi abantu, yice abantu, abamanura ikuzimu. urupfu reka mbanze mbere yuko nkomeza mu kanya tugiye gusoza iki kiganiro, ariko mbere yuko nkomeza ndagira ngo dusome hano kwanza Zaburi 116.
Zaburi 116 Imana y'amahoro ikugirire neza. Zaburi 116 aho niho tugiye gusoma n'umurongo waho wa gatatu. Zaburi 116 n'umurongo waho wa gatatu handitse ngo kuko yantegeye ugutwi nicyo gituma. Zaburi 116 n'umurongo waho wa gatatu handitse ngo ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Reka nsubiremo ngo ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Hano iyo tubona iyo Bibiliya ivuga ingoyi z'urupfu ni imigozi y'urupfu, nivuga ngo ikintu cyose Satani yubakiyeho. Niyo mpamvu n'aka kanya abantu nta muntu udatinya urupfu. Icyo nicyo Satani yubatse, yubaka ikintu, yubakira ubwami byo ku mbaraga z'urupfu. Ariko turashimira Yesu Kristo n'umuryango wa Yuda watsinze urupfu, kandi turashimira intare y'umuryango wa Yuda Yesu Kristo watsinze ikuzimu. Aho ngaho ikuzimu twavuze ni igihugu cy'uburibwe, uburibwe cyane, hari uburibwe n'imibabaro ikaze. Benshi baranaha nubwo abana b'abantu batatinya, abadayimoni bo barahatinya. Nabivuze twaravuze ngo twabonye abadayimoni batinya koherezwa ikuzimu. Baba dayimoni babaga muri wa mugabo igihe Yesu yacaga mu gihugu, ahasanga umugabo wa dayimoni bari barinjiyemo, baramufataga bakamujyana mu marimbi, imiryango y'iwabo bikamuzirika ariko abadayimoni bari muri mo bagacagagura iyo migozi, abo mugabo akongera akisura mu marimbi. Yesu aciye aho ngaho, baba dayimoni bamubonye batangira kuvuga ngo uje kuturimbura igihe cyacu kitaragera, ngo turakwinginze ntutwohereze ikuzimu, ahubwo tureke tujye hehe muri ziriya ngurube. Nuvuga ngo abadayimoni batinya aho ngaho ikuzimu, kuko ni ahantu h'imibabaro, ni ahantu nta joro nta manywa bihaba, nta joro n'amanywa bihaba. Reka nsoreze ku murongo kuri iyo gice, nta joro n'amanywa bihaba. Reka nsoreze kuri uyu murongo wa Zaburi 143 umurongo waho wa gatatu, ariho dusoreza hanyuma turasoza dusenga. Zaburi 143 n'umurongo waho wa gatatu ngo kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye butsinda hasi, yampuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Urumva icyo umwanzi aba ashaka gukora ku buzima bw'umuntu. Ngo ahangaha biravuga ngo kuko umwanzi yagenje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi. Icyo Satani aba ashaka, intambara zose ucamo, arahiga ubugingo bwawe, arahiga umwuka wawe kugira ngo abikubite hasi abitsinde, namara kubitsinda abimanure mu mwijima. Iyo tuvuga mu mwijima, si uyu mwijima tubonesha y'ukwezi, y'inguyu dusanzwe tubona, abukubite mu mwijima w'ibibazo, aho wisanga ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe buzengurutswe n'ibibazo bidafitiye igisubizo. Noneho rero iyo amaze gutsinda ubugingo bwawe yamanuye mu isi y'ibibazo, nk'uko iri jambo turibona, nk'uko iri jambo hano bivuga, nuko iri jambo hano bivuga, iyo yamaze kukumanura muri iyo si y'ibibazo, umwanzi yamaze gutsinda ubugingo bwawe bukubise hasi, ahita gutuza ngo mu mwijima nk'abapfuye kera. Ugasanga uri mu buzima bw'umwijima nk'abantu bapfuye kera, ariko akira kubaho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizikubohore, umwuka w'Uwiteka nakuzeho, imbaraga z'Imana nizigukize, umuriro w'Imana nunanuke n'umucyo wa Kristo nibimanuke bikubite hasi kandi bivaneho ikintu cyose ahantu hose ubuzima bwawe bwari buherereye. Hari igihe mu isi y'umwuka bafata ubuzima bwawe bakabubika mu mwijima, ugasanga hari ukuntu baguteguriye ubuzima utakagombye kubamo. Benshi bari mu buzima butari ubwabo. Wowe nteze amatwi ndayakubwira ngo uri mu buzima butari ubwawe, uri mu buzima Imana itakugeneye, ariko nuhaguruka ugasenga, ukamenya ibi ngibi, ugashaka mu maso h'Imana, ugaza kugaruka mu buzima Imana yakugeneye mu izina rya Yesu. Imana ibyabayenze ibyo nibwira kubagirira si bibi, Imana ibyo yibwira kukugirira si bibi, ni byiza gusa kugira ngo ukuremere umutima y'ibyiza by'ibyo uzabona ejo hazaza. Ariko mbere y'uko nsoza, reka nongere nsome iki gitabo cya Yobu nanone, igice cyaho cya 10
Yobu igice cyaho cya 10 n'umurongo wa 21, igice cya 10 n'umurongo wa 21 handitse ngo ntarajya aho ntazagaruka ukundi mu gihugu cy'umwijima n'igicucu cy'urupfu, igihugu kiri mu mwijima w'icuraburindi n'igicucu cy'urupfu gicuza icyuna, aho umucyo umeze nk'igicuku. Reka nongere nsubire muri aya magambo ngo ntarajya aho ntazagaruka ukundi mu gihugu cy'umwijima n'igicucu cy'urupfu, igihugu kiri mu mwijima w'icuraburindi n'igicucu cy'urupfu gicuza icyuna, aho umucyo umeze nk'igicuku. Mu yandi magambo igihugu cyitwa ikuzimu Imana ihita cyangwa ijambo ry'Imana rihagaragaza nk'igihugu cy'umwijima, ngo igihugu ikahita ko ari mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu, kuko niho urupfu ruri. Urupfu ruramuka ruvanywe ikuzimu rukaza ruje gutwara umuntu, bararuhamagara nk'uko Imana idutegeka guhamagara ubwami bw'Imana bukaza hano ku isi. Mu isengesho Yesu yigishije abigishwa no gusenga, mu byibuka yavuze ngo mujye musaba muti Data twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Niyo ngo ijuru kugira ngo naryo ubwaryo rize gukorera hano ku isi, nuko hari abantu bahamagara ubwami bw'ijuru bukaza ku isi. Ndahamagara ubwami bw'ijuru kugira ngo buze mu muryango wawe mu izina rya Yesu, buze mu mibereho yawe mu izina rya Yesu, buze mu kazi kawe mu izina rya Yesu. Ubwami bw'ijuru iyo bwaje mu buzima bwawe, ubwo butware n'ubuyobozi bw'ijuru bukaza mu rugo rwawe, buyobora urugo rwawe mu mahoro masa, buyobora bizinesi yawe mu kunguka gusa. Ariko iyo ubwami bw'umwijima bwaje muri bizinesi yawe, bukaza mu mibereho yawe, imibereho yawe niho ibibera ikuzimu nibyo bigaruka bikaba mu buzima bwawe. Ubwami bw'Imana bwaze mu buzima bwawe, ibiba mu ijuru nibyo bigaruka bikaza kuba mu buzima bwawe. Mu ijuru rero tubona yuko ibiba mu ijuru ni amahoro, ni umunezero, n'ibyishimo, nta rupfu, nta mibabaro, nta gahinda. Ubwo buzima ni ubuzima dusabwa kuviva cyangwa kubamo tukiri hano ku isi. Ariko hari abo usanga barimo baraca mu buzima baviva ubuzima bw'ikuzimu. Haguruka usenga Imana, ushake mu maso h'Imana, Imana ikwimura ikuvane muri ubwo buzima wari uhagazemo mu izina rya Yesu. Data nsengeye abari baduteze amatwi n'abari badukurikirana muri aka kanya, bibonaga mu gicucu cy'urupfu, bibonaga mu gihugu cy'umwijima, umwijima w'ubukene, umwijima w'indwara, umwijima wo gutabwa, umwijima wo kwangwa, umwijima w'icyangiro, igisuzuguriro, gusuzugurwa. Mu izina rya Yesu mpamagara abantu bose bari bari muri icyo gihugu kugira ngo bagisohokemo. Wa muntu w'inteze amatwi, sengera umwuka wawe, sengera ubugingo bwawe aho bwatwawe mu gihugu cy'umwijima, mu gihugu cy'imibabaro, mu gihugu cy'agahinda, buveyo mu izina rya Yesu. Wicare mu gihugu cy'umucyo uyu munsi wa none, umucyo wa Kristo gutambikire, ubwiza bw'Imana bukurasire, umwijima uguhunge mu izina rya Yesu. Aho washyizwe, aho wabitswe n'ubwami bw'umwijima, ndasenze kugira ngo uhave, imbaraga z'Imana ziyagukure mu izina rya Yesu. Uwiteka kohereze abamarayika be bagufata ukuboko bagukura aho hantu nk'uko Abisiraheli bakuwe mu gihugu cy'uburetwa. Ndasenze kugira ngo uve muri ubwo buretwa bwa Satani yagushyizemo, uburetwa bw'ubukene, uburetwa bw'ubushomeri, uburetwa bwo kubura urushako, kubura urubyaro, mu izina rya Yesu. Aho hantu ndasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zihagukure, zikwicaze mu buzima bukubereye, mu buzima bwuzuye umunezero n'ibyishimo Uwiteka yaguteganirije uhereye mbere y'ukuremwa. Ni mu izina rya Yesu wabambwe agapfa akazuka akaba ari muzima. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikugire neza. Kanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibi byigisho byacu. Umara gukanda subscribe noneho sasa ukoresha ndetse na like ubisangize n'abandi. Imana amahoro ikugire neza. Mwari kumwe na Pastor Justus. Shalom, shalom, shalom.